Reka tubifurize ibihe byiza mwese muteze amatwi ibiganiro bya radiyo Ishingiro Sport. Birumvikana turi ku cyumweru tariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu, akazuba ni kenshi birumvikana mu gihugu hose, urabona ko karimo kuva rwose katitangiye itama, ariko wenda muri iki gitondo ikituzire no kugira ngo tuganire ku bisigisigi bya wikendi cyangwa se tuganire ku mupira nk'ibisanzwe. Ubwo rero murabizi ko mu ijoro ryakeye ryari ijoro ry'abagabo, rya joro rya UEFA Champions League, aho finale yari iri kuba hagati y'ikipe ya Paris Saint-Germain ndetse n'ikipe ya Inter de Milan. Twari tuzi ko ikipe ya Inter de Milan ishobora kwinyara mu isuzi ikaba yagira impinduka ikora ndetse ikaba yanatwara iki gikombe, ariko ntabwo byaje gukunda. Ni Inter de Milan rwose yatsinzwe nk'agahinja. Ni Inter de Milan abantu benshi bifashe mu kumirwa, cyangwa se abantu bose bumiwe nyuma yo gutsindwa ibitego 5-0 rwose, inarushwa bikomeye cyane ikipe ya Paris Saint-Germain. Ariko hagati ku rundi ruhande umutoza Inzaghi ni ubwa mbere ahari twavuga ko yarageze kuri finale, cyangwa se yarakinnye umukino wa finale wa UEFA Champions League. Ni umutoza Luis Enrique. Ubwo ndimo kugenda mvuga ku batoza Luis Enrique uzi uburyohe bw'irushanwa rya UEFA Champions League. Murabyibuka ko yigeze kuritwarana n'ikipe ya FC Barcelona. Byari bitoroshye rero impande zombi. Rero ni finale yabereye mu Budage kuri stade ya Allianz Arena, hagombaga kubera uyu mukino wa nyuma Champions League. Birumvikana ni umukino wahuje aya makipe yombi rwose. Muri kimwe cya kabiri muribuka ko ikipe ya Paris Saint-Germain yasezera ikipe ya Arsenal, none ikipe ya Inter de Milan neza gusezera ikipe FC Barcelona. Rwose nabwo ku bintu twakwita ko ari amaherere, baravuga ati ikipe Inter de Milan isezera ikipe FC Barcelona ishobora gutungurana rwose ikaba yanaritwara irushanwa, ariko siko byaje kugenda mu by'ukuri. Rero mu by'ukuri ni umukino watangiye wihuta cyane ku mpande zombi, aho wabonaga buri kipe rwose ishaka kuba yagira icyo ikora cyangwa se ikaba yatsinda hakiri kare, haba ku ruhande rw'ikipe ya Inter de Milan ndetse no ku ruhande rw'ikipe ya Paris Saint-Germain. Iminota itangira kugenda mu by'ukuri itangiye kugenda, Paris Saint-Germain yatangiye gufata irangi rwose, itangira guhindura ibintu mu kibuga. Ndabyibuka ku munota wa 12 umugabo witwa Joao Neves asunikiye umupira witwa Desire Doué. Uno mugabo Desire Doué ni umwe mu basore rwose barimo kwitwara neza cyane, aho yaje kubyitwaramo neza cyane. Aho noneho Desire Doué nawe ahita awusunikira witwa Achraf Hakimi. Achraf Hakimi uno munyamaroke nta kintu agomba gukora, yagomba guhita agira gute abusunikira mu mazamu. Igitego cya mbere kiba kirabonetse ku ruhande rw'ikipe ya Paris Saint-Germain. Ikipe yo mu Bufaransa mu by'ukuri yakomeje kurusha ikipe Inter de Milan byo mu rwego rwo hejuru mu kibuga hagati, ndetse aho byaje kugera ku minota 21 bibyara umusaruro. Ousmane Dembele nanone ahindura umupira imbere y'izamu, usanga Desire Doué uno mugabo utigeze yorohera arangije nawe yitereka mu izamu, inshundura ziba ziranyeganyize. Kiba kibaye igitego cya kabiri cy'ikipe ya Paris Saint-Germain ku busa bw'ikipe Inter de Milan. Nyuma mu by'ukuri ikipe Inter de Milan nyuma yo gutsindwa igitego cya kabiri yatangiye urugendo rwo kureba uburyo byibuze yakwihagahaga cyangwa se yakwisakasika ikabona igitego cyangwa se yakwishyura, ariko biranga neza. Ubwugarizi bwa Paris Saint-Germain bwari burimo abagabo barimo ba Marquinhos, ba William n'abandi barimo ba Thuram na ba Lautaro Martinez, bari bameze neza cyane. Ariko byaje kurangira igice cya mbere ikipe ya Paris Saint-Germain iyobowe n'ibitego bibiri byayo ku busa bw'ikipe ya Inter de Milan. Mbere y'uko igice cya mbere kirangira, wenda gato icyo umuntu agarukaho gato, ikipe ya Paris Saint-Germain yashoboraga no kubabona igitego cya gatatu, ariko ku ishoti ndabyibuka hari ishoti riremereye ryarekuwe na Kivica. uyu mugabo mu by'ukuri yaje kurekura, ariko asanga witwa Denzel Dumfries cyangwa se Dumfries aza gutabara, ariko aza kurishyira muri koroneri itagize ikibyara ku ruhande rw'ikipe ya Paris Saint-Germain. Ubwo mu gice cya kabiri nibwo Inter de Milan yaje ifite intego zo kureba uburyo yaza kugombora, ariko ntabwo byaje kwikundira, kuko niba byibuka neza cyane ikipe Inter de Milan yaje ifite intego zo kureba ko yakwishyura ibitego yatsinzwe, ariko biza kwanga. Umutoza Simone Inzaghi akora impinduka mu kibuga hakiri kare rwose, aho yavanyemo abasore bitwa ba Benjamin Pavard, bitwa ba Federico Di Marco, ayishyiramo witwa
Ian Biseke n'uwitwa Nicola Zelewiski, ariko ibyo byose ntacyo byatanze ku ikipe ya Paris Saint-Germain yabihinduye ubusa bica amazi, kuko mu minota ya 63 Ousmane Dembele yahaye umupira witwa Vitinha nawe ahita ahera Desire Doué nk'ibisanzwe, ahita atsinda igitego cya gatatu. Umusore witwa Desire Doué mbona no yago rwose akwiye kuzarebwaho ubutaha, akazareba uburyo uno musore ku buryo akomeje gukina gutya ubutaha yazaba ari umwe mu bakinnyi beza isi ifite muri rusange. Atsinda igitego cye cya kabiri, kibindi igitego cya gatatu cya Paris Saint-Germain. Ikipe y'Umufaransa mu by'ukuri dusanzwe tuzi ku izina rya Visit Rwanda yakomeje gusuzugura ikipe Inter Domera ku munota wa 73 buri gitego cya kane cyatsinzwe n'uwitwa Kivica mu by'ukuri yaje guhabwa umupira n'umugabo witwa Ousmane Dembele wagize ibihe byiza cyane. Ousmane Dembele ku munota 46 witwa Seni Mayuru winjiye mu kibuga asimbuye atsinda igitego cya gatanu, ubundi umukino uza kurangira ibitego bitanu bya Paris Saint-Germain ku busa bw'ikipe ya Inter Domera. Ikipe ya Paris Saint-Germain rwose yatwaye finali biyoroheye, nivuga ko yatwaye finali biyoroheye ntabwo ndazi ko mbeshye, kuko ni Paris Saint-Germain nekereza ko ari no mu mafinali yagize ibitego byinshi cyane mu by'ukuri, kuko ibitego bitanu ku busa ikipe itanakora. Mu bundi tuzi ko finali ari ibitego 2-1, 4-2 bingahe, ku buryo amakipe yombi mu by'ukuri ubona ko afite gahunda yo gutsinda, ariko byashogaragara ko rwose Inter Domera Simon zajya afite byinshi azakosora ku mafinali y'ubutani yongera kugirwa amahirwe yo kugera kuri finali cyangwa se mu mikino itaha. Ni Inter Domera nayo ubwo wavuga ko itashya amaramasa ntabwo naba mbeshye, kuko murabyibuka ko n'igikombe cyo mu Butaliyani cyatwawe n'ikipe ya Napoli. Ikipe Inter Domera ari zenda ko kuri finale ya Champions League izakora kandi ikaba yayegukana, imbaraga zose zishyira kuri Champions League, Champions nirekura biza kurangira niyo bayibuze. Inter Domera wavuga ko niyo baye nka Arsenal ntabwo naba mbeshye mu by'ukuri pe. Ubwo rero mu by'ukuri tuvuga ngo congratulations ku ikipe ya Paris Saint-Germain, ni ishema ku banyarwanda kubera ko ikipe ya Paris Saint-Germain yamamariza Visit Rwanda, ni ikintu cyo kwishimirwa mu by'ukuri. Akaba n'igikombe cya mbere cy'ikipe ya Paris Saint-Germain cya UEFA Champions League, ni ligue ya mbere. Na umutoza Luis Enrique yavuze amagambo akomeye cyane, naho se mbyuka ndeba mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Umutoza wa Paris Saint-Germain bamubayije tese n'icyo bavuga ku mwataka mwagurishije Mbappe wabiyomoyeho akajya mu ikipe ya Paris Saint-Germain, akajya mu ikipe ya Real Madrid. Ati Mbappe ntacyo kumuvuga, ati n'ubundi kugenda kwe ahubwo nibwo twagize ubusatirizi buryana, nibwo twagize ubusatirizi bwiza, nibwo rwose twanatsinze ikipe, abakinnyi barabohoka bakina neza cyane. Ubwo mu gukina neza cyane ikipe ya Paris Saint-Germain ubwo ni Mbappe nanone nawe twagaruka twavuga ko atakomeje guhirwa n'ibihe, yirukanse inyuma Ballon d'Or ajya mu ikipe ya Real Madrid wenda ko hari icyo azaramura. Real Madrid murabyibuka uyu mwaka uburyo yagiye yitwara, bavuga ko yitwaye nabi ntabwo naba mbeshye. Ibyo byose ni mu bireba muraza gusanga mu by'ukuri Mbappe nawe rwose ibihe bye ntabwo bimeze neza cyane. Ni Mbappe mu by'ukuri ukomeje kwirukanka kuri Ballon d'Or, ukomeje kwirukanka kuri za Champions League, ariko urabona ko bisa nkaho byamwangiye. Ubwo rero twavuga ngo abakunzi b'ikipe ya Paris Saint-Germain mukomeze kunogerwa cyangwa se mukomeze kuryoherwa n'ibihe byiza irimo mu by'ukuri. Reka tuve wenda ku irushanwa rya UEFA Champions League, ntabwo twari kugera andi makuru dutangaza tutabanje kugaruka ku buryohe bw'iri joro. Reka tujye wenda mu makuru make avugwa hano mu Rwanda tugana ku musozo. Reka tujye mu ikipe ya Rayon Sport. Ni ikipe ya Rayon Sport nayo yamaze gusinyisha umutoza Lutfi. Ni ikipe ya Rayon Sport ikomeje kugenda yubaka bikomeye cyane nyuma yo kuzana umutoza w'ikipe ya Mukura. Ni umutoza nabonye watangaje n'amagambo akomeye cyane avuga ngo iyi Rayon Sport ibikombe yari yarabuze, igihe cyo kubibona ni iki ngiki nicyo kinzanye rwose, nta kindi nje gutanga ibikombe muri Murera. Bafana ba Murera rero katurebe ko wenda n'umutoza Lotfi no munyatunize niba ari cyo azabakorera. Ni Rayon Sport mu by'ukuri ku itariki 15 ino tariki abariyo bayandika ku mutima, ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatandatu cyangwa se Kamena, ubwo ni uku kwezi twinjiyemo. Rayon Sport ifitanye umukino wa gicuti n'ikipe ya Young Africans yo mu gihugu cya Tanzania. Ndabonye hari ikinyamakuru cyo muri Tanzania cyabitangaje cyitwa The Citizen, cyandika ibintu cyandika amakuru ya siporo mu gihugu cya Tanzania, cyatangaje ko umwe mu bayobozi ba Yanga yavuze ko uyu mukino ugamije kubaka umubare mwiza cyangwa se ugamije kubaka ekipe nziza cyane
cyangwa se umubano mwiza n'andi mekipe. Ubwo rero ati ni amahirwe kuri Rayon Sport n'umupira w'u Rwanda muri rusange, ni nk'ikipe ikomeye mu karere. Dutewe ishema no kuzaba muri iki gikorwa rwose cy'amateka. Icyakora ku rundi ruhande icyo umuntu avuga ni uko ubuyobozi bwa Rayon Sport bwo butangaza ko iby'umukino bitaremezwa, bo bavuga ko bitaremezwa neza, ariko Yanga yamaze kubitangaza. Ubwo umuyobozi ushinzwe imiyoborere y'umupira w'amaguru muri Rayon Sport amwita Irambona Eric bakunda kwita Gisa, yabwiye ikinyamakuru igihe ko ntabwo byari byemezwa muri rusange. Rayon Sport mu by'ukuri iteganya ko umunsi w'igikundiro isanzwe itumiraho andi ma ekipe akomeye uzaba hagati y'itariki ya 26 Nyakanga n'itariki ya 9 Kanama 2025, ari nabwo ivuga ko izatumiramo ikipe y'ubukombe muri Afurika. Ubwo rero Yanga rwose yamaze kubyerura, avuga ati ntabwo twirwa tubica ku ruhande, bo bawushyize kuri 15. Ubwo Rayon Sport nayo izareba igikwiye mu gihe Yanga ishobora gutsimbarara kuri ino tariki. Rayon Sport yabyigiza imbere uno munsi w'igikundiro ikaba yawuzana imbere, cyangwa se Rayon Sport ikazakina n'umukino wa gicuti, inyuma ikazatumira indi kipe bazesurana ku munsi w'igikundiro. Ubwo rero ikindi twakomoza tugana ku musozo, amakuru ari nuko ekipe nationale Amavubi murabizi ko yahamagaye abakinnyi yagombaga gukina umukino wa gicuti n'ikipe ya Algeria. Ubu tuvugana bageze mu gihugu cya Algeria aho bazakina umukino wa gicuti ku itariki 9 Kamena z'uyu mwaka, ariko bafite undi mukino ku itariki 4, bafite umukino ku itariki 4 z'uku kwezi, ubwo n'ejo bundi si muri iki cyumweru tugiye gutangira. Uyu munsi ni ya mbere, ebyiri, ni ku wa kabiri, urumva ni ku wa kabiri n'umukino uzaba ku itariki 4, mu gihe uwa kabiri uzaba ku itariki 9 Kamena. Urumva bafite imikino ibiri ya gicuti. Ubwo rero umutoza reka tuza kumureba turebe niba hari icyo azakora murushe n'umutoza n'ubundi no muri icyo gihugu cya Algeria, turebe niba hari icyo azakora mu by'ukuri ku ruhande rw'ikipe y'igihugu Amavubi. Ni Amavubi yahamagaye ba Kagere Medi batavuzweho rumwe, ni Amavubi harimo ba Muhire Keve, bafite nombore ingana ubuzima babona mu dufoto twiza cyane bameze neza cyane, n'andi mazina agiye atandukanye bagiye bahamagara. Reka turebe mu by'ukuri ko ekipe nationale Amavubi izatsindamo wenda umwe muri iyo mikino uko ari ibiri. Rero kambashimire uburyo tubanye muri iki gitondo, wenda ntabone kandi makuru agiye atandukanye turagenda tubaha updating bisanzwe, ariko bibe byiza mwakora subscribe kuri ino channel yacu nshya ya siporo, no muzajya mukurikira amakuru menshi cyane ajyanye na siporo. Mwabonye ko n'umukino wa UEFA Champions League no twaraye tubagerejeho. Ubwo rero amakuru yose ya siporo muzajya muyasanga ahangaha. Njye nari Alphonse Ngundamoro, mukomeze kugira icyumweru cyiza ndetse n'intangiriro nziza z'icyumweru. Ubwo rero tuzajya dukomeza guhana amakuru agiye atandukanye avugwa mu isi ya siporo. Mabwire ngo bye bye, nari Alpha.